yigiyemo araseka agaseka jera boss turi gukorana imibare nari nakuyemo amabere yose amabere ari hanze nyine tugakora imibare areba ku mabere umugore ahageze arumirwa ikintu njya mukorera kitatuma nyibagirwa no mu buzima Yesu hari akantu namukoreye umugore atigeze amukorera n'umunsi wari ninga kahe rero aya nawe nivuyemo nawe nivuyemo twaryamanaga gatatu ntago wanyishyuraga nimba utaranyishyuraga ubwo ugiye tugiye kubara inshuro twaryamanye ituru ryari 5,000 urafata inshuro twaryamanye ukube urafata amaturu twakoze nurangiza ukube n'5,000 agiye kubiko basanga biri muri 3,000,000 boss umutwe uramurya yansabye ko turyamana tambwira ati okay nta kibazo kubera iki wemeye kuryamana n'umugabo ufite umugore ntemeye kuryamana n'umugabo ufite umugore kuko afite amafaranga by'umugore se birandeba Alright, reka nongere ngo suze wadukurikirana amahoro y'Imana bane namwe mu bice bitandukanye aho mwaba muherereye ndabasuhuza cyane kandi mvuga ati Imana ibaho umugisha. Uyu munsi rero muramureba turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane uteye amabengeza no mukobwa umukobwa mwiza cyane turagira ngo atangire yibwira abadukurikirana turakwakiriye. Okay murakoze Tuwase Liliane egeza kamikoro yepfunga gutya murakoze Tuwase Liliane Uwase Liliane yego umeze ute rero meze neza urabyumva ute kuba tukwakiriye bwa mbere hano urabyumva ute kuba tukwakiriye bwa mbere shadabona ari neza to urabona ari neza mu buzima busanzwe wari umeze gute mu buzima busanzwe nari meze neza wari umeze neza rero nge wagiye kumpamagara umuntu urampamagaye ati ngo hari ikibazo ngo ufite noneho mbere y'uko unampamagara hari umuntu mukorana cyane wigeze kumpamagara ambwira story zawe yego zira story ni zose cyangwa ni bya bindi by'abakobwa byo kugirana ishari oya ntabwo yakubeshye nizo aho do story y'ukuntu atwaye umugabo w'abandi do story y'ukuntu atwaye umugabo w'abandi abagabo se ko mugirira ari cyane abagabo mugirira ari gute oya gira mikoro neza abagabo mugirira ari tugirira ari gute se ushobora kuba ufite umugore umugore wawe nyine mubana none wabona umukobwa mu nzira atambutse ukavuga ati cyama nkura umukobwa nyine ukamwifuza tu iryo rari mugira ubwo umugabo watwaye yakugize hirari se nyine wowe byose oya umugabo ubundi kugira ngo ugirane urukundo n'ura mugabo ufite umugore byagenze gute kandi ngo yari boss wawe cyakiye mu nzira nini cyane zimeze gute nyine natwe twaguteza yombi nyine kugira mutware nyine uwo mu boss yari boss wanjye yarankoresheje amaze kunkoresha nyine aranyishimira ansaba ko turyamana nayo ndamubwira ati okay nyine nanjye nari namwishimiye narabuze uburyo ki namubwira ko namwishimiye ubwo nuko ngo waramukunze yaragukunze we ariko waramukunze mbere je namukunze mbere ye noneho amaze kubinsaba ndavuga ati mana we saha nkuye rwose yansabye ko turyamana tambwira ati okay nta kibazo kubera iki wemeye kuryamana n'umugabo ufite umugore ntemeye kuryamana n'umugabo ufite umugore kuko afite amafaranga by'umugore se birandeba uremera usenyera boss wawe ngo nukubera ngo nyine ngafite amafaranga rega biryoha bisangiwe no mpamvu nawe umugore atakagize n'ishyari biryoha bisangiwe ku buryo se aya nawe rero namwe musiga muducanga urifashe boss wawe uguhemba ugukoresha nyoko buje uguhemba ugukoresha ubu mwamboye umugabo ose utaryamanye na boss wawe waryamana n'ingegera yikorera umucanga iyo yazakumarira iki azaryamana n'ingegera
yikorera umucanga cyangwa igenda yikorera amabuye uwo ngo yazakugeza kuki ntacyo yakugezaho se akareka ntacyo bosi wawe akimara kukubwira akagukunda kandi nawe wari waramwiyumvishemo byaje kugenda ute ya bosi nyine akimara kumbwira ko ankunda byabaye ngombwa ko ansaba ko turyamana atabye ko turyamana nanjye ndamwemerera maze kumwemerera nyine biraba dukomezanya akazi ngakora neza wakumye gukora mu kabari kiwe ego ariko akambwira ngo sinzerekana abakozi dukorana ko ari ikintu dupanga njye nawe ntuzereke abakozi mukorana ko ari ikintu njye nawe dupanga nine njye nifata nk'abakozi sinzagaragariza abakozi ko hari ikintu njye nawe dupanga nongewe ngerageza kubyikuramo biranga ukwezi kwa mbere birakunda ukwa kabiri umutima bikomeza kwangabona abakozi bari konsozogora avuga ati so nk'abo bakozi bazi njye na boss twarahuriye no bimaze kugenda gutyo hashize iminsi umugore wiwe abakozi batangira kubona ko njye na boss hari ikintu dupanga abakozi bakajya bavuga ati nyamara aha hantu harimo akantu umugore we hashize iminsi sinzi umunsi yigeze gusanga ndi kumwe na boss mu mibare asanga nawe nambaye agasengeri turi gukorana na boss imibare njye na boss turi gukorana imibare nari nakuyemo amabere yose amabere ari hanze nyine tugakora imibare areba ku mabere umugore ahageze arumirwa umugore arivumbura ashwana n'umugabo birangira aho boss ambwiye ati rero Liliane ntago nakwangaga ndabona ushaka kunshwanisha n'umugore urabonye umugore yasanze turi mu bintu by'imibare asanga bino bintu byabaye ko kurumva ari byo ndamubwira ati atari byo se ntago abari wambwiye ati mbikore arangije nyine dusoje imibare ataha mu rugo umugore we barashwana umugore ashaka no gutaha umugore ashaka no gutaha yashaka kwahukana umugabo aramubwira ati aho kugira utahe reka nirukane uriya mukobwa noneho ugume mu rugo umugore wapi umugore yanze nyine boss yashaka kunyirukana icyo gihe ntabwo umuntu yakora muri kontwari ntahombe icyo gihe nanahobye hafi muri miliyoni muri miliyoni yampemba ku kwezi yampembaga 70 ariko 70 n'ubundi twayakubaga nka kabiri yaransohokanaga akanjyana kurya iyo fi akanjyana ku mazi kandi umugore ari aho ngaho nyine atazi byabaye none ashaka kunyirukana ndamubwira ati wapi ntabwo byashoboka mubwiye ko bitashoboka ambwiye ngo ndavuga atoke ntari bimbarira ndamubwira mbarire asanga nahombye muri miliyoni 2 miliyoni 2 namubwiye ati okay uranyirukanye mu mafaranga wampembaga na amafaranga 70,000 kandi twaryamanye maze kugukorera amezi 5 buri cyumweru twaryamanagamo 3 buri cyumweru mwaryamanagamo 3 twaryamanaga 3 ntago wanyishyuraga nimba utaranyishyuraga ubwo tugiye kubara inshuro twaryamanye ituru ryari 5,000 urafata inshuro twaryamanye ukube urafata amaturu twakoze nurangiza ukube n'5,000 agiye kubikuba basanga biri muri miliyoni 3 boss umutwe uramurya noneho birangira mbwiye ati wowe taha umbwire ngo ampanitike anampemba n'umushahara wanjye ntabwo ajyaga mpemba icyo nakeneraga cyose yakimpaga nyine birangira mpaye itike ampereza n'amafaranga anyura ndataha ariko nyuma n'ubundi akajya mpamagara umugore atabizi nuko byagenze
nuko yaguhamagaraga akubwira ngo iki rero? Nyine yarampamagaraga kuko nyine navuye muri ako kazi njya mu kandi akajya nsanga n'ubundi aho nakoreraga. Akajya gusanga aho wakoreraga. Wavuye iwe uhita ujya mu kandi kazi. Asigaye ntabwo mwigeze musohokana ukimara kuvuga gusanga muri ako kazi cyangwa mwakumye muraryamana? Yaransohokanaga none se umuntu gutumujama yagusohokana kandi yaramaze kwa mugabo wawe? Yaramaze ku mugabo wanjye twarasohokanaga tukajya ku mazi tukarya ko gafiriti tukora. Rero numvishe mu kibazo kuki mwajyaga muri kontwari ukagenda amabere yose wayakuyemo ari hanze? Nuko ari byo yakundaga. Ubwo nuko ngo weho nawe mwabaga mubiziranye? Twabaga yari isiri yanjye nawe. Nubwo nuko ngo mbese niyo mayeri mwabaga muri mufitanye gutya n'umutujya kubara gutya. Abo mwakoranaga bo barabibonaga? Oya ntabwo babibonaga. Mwajyaga kubara bodahari? Nyine twebwe twabaraga bavuye mu masuku. Nyine twabaraga mu gitondo. Nyine iyo babaga bafite ibindi barimo bundi muri make ntabwo binjiraga aho ngaho. Urumva nyine weho na boss wawe ni ibintu mwana muziranye. Ibintu rero numvishije byo kuba nyoko buja byarageze igihe akagenda kandi ukaba usigaye uri umugore noneho weruye w'umugabo wabandi bibye. Wabandi wowe ukaba waramwibye. Byageze igihe ngo nyoko buja ayo namakuru nahawe n'abantu mukorana. Ngo byageze igihe weho nyoko buja aragenda none akimara kugenda boss wawe arongera kugarura mu kazi uhita umugore we noneho byeruye. Ko wari waragiye uri mu kandi kazi byagenze ute kugira ngo noneho mugere ku nkingo yo kuba yakongera kukugarura mu kazi umugore akimara kugenda? Nuko namuhaga neza. Nuko namuhaga neza. Hari akantu namukoreye umugore atigeze amukorera n'umunsi warimo. Ni ngakahe rero? Aya nawe nivuyemo. Nawe nivuyemo. Gute se? Oya. Nibyanjye nawe. Nibyawe byihoreye. Ngaho tubwire nyine inkingo wakoresheje kugira ngo boss wawe umutware umugore wakimara kugenda bigiye igihe yibagirwa ko afite n'umugore. Yibagirwa ko afite umugore. Nyine buriya hari igihe umugabo cyane ndagaruka ku irari ryanyu. Irari niryo ryabaye irari. Umugabo ashobora kuba afite umugore bakaryamana tu bamara kuryamana endeni yajya kuryamana n'undi mugore hanze agasanga ibyo umugore yamukoreraga wa mugore ntago ari byo yamukoreye. Agasanga harimo itandukaniro. Kandi umugore ubana nawe wisezerano ntago mugera uko wishakiye. Arakubaza ati se ubwo nkawe sheri ibyo bintu wabikuye? Ariko ngewe wo hanze ko nta sezerano tuba dufitanye nuko umwirira ibyo biciri. Yancuranura yagira ute? Cyopfaho nuko agumurye. Cyama ni ibiceri. No mpamvu rero umugore wiwe ntago yamuzana ibyo bintu. Kuba waratwaye umugabo wabandi weho nta cyizere cyangwa se nta nkeke ufite ko nawe bazamugutwara? Ntago ndafite yo gushaka. Ntago ndafite yo gushaka. Kandi nta na sheringira. Ubwo wawe nuriye? Nura ntago ari uwanjye buriye. Wowe icyo ushaka na amafaranga? Icyo nshaka na amafaranga. Ntabwo arakubwira ati ngo reka basi ngugire umugore byanyabyo birisere uburaya tubuvemo? Oya. Kandi nawe ntabwo cyako zarambwira ati mve mu kazi nkora anshingira ka business karaho. Ariko wapi? Ntabyo nshaka. Ntabyo ushaka? Kubera iki se utabishaka muko? Byo ngibyo navuga se kari iki? Ubwo se umugore wamenye ko yanshingiye business urabiza abagore birusizi ni danje abashi. Abashi ni hatari. Kandi nawe nguriwe? Aya? Kandi nawe nguriwe? Oya. Nawe nguriwe? Reka.
wewe ni ngubuhe butumwa cyangwa se wabwira abana b'abakobwa basambanwa na ba boss babo? Njye butumwa nababwira abana b'abakobwa basambana na ba boss babo. Boss nagusaba uzamuhe. Kuko ba kandi suri kubasha ngo bazabahe. Kandi azamuhe kuko aba yiteganyirije byinshi. Guse nibe warabigiriye amahirwe undi mwana w'umukobwa we natabigirira amahirwe azaba arinjije. Bwaba ari ubugoryi bwe. Gute se buzahora ubugoryi bwe? Nose ni guturyamana n'umukire atunze miliyoni 15 ubuze kumukuraho nka miliyoni 3 ubwo bwaba ari ubwenge. Bwaba ari ikize? Bwaba ari ubujiji? Ni ubujiji bugeretse n'ubugoryi. Usibye uriya wakuye cyangwa se wakuyemo ayiwe witurize bucece ukaba uri ko yaryo uko yanyinyira nta wundi muntu uraguha amafaranga. Umugabo urakura mbese muri make? Umugabo ndakura. Shaho mu boss aranyuze. Reka nimba nabandi nyuma banafite we ngwingi gihe mwigeze kubikora ukamwa akakurongora kumva nyine umeze neza ewana ni ngaryari? Ngaryari? Ni cye gihe yigeze kukurongora kumva nyine nta wundi mugabo ushaka wese bahura nawe? Ewe Shaburi munsi numva ari neza. Iyo mugiye kubikora ni cyo ikintu wowe ushobora kwitaho udashobora gusiga wamenye cyakunda? Cyakunda? Ni twinshi cyane. Nyine ngurugero ngutuye duhereza kasambu gatoyerega hari nabandi bana b'abakobwa batashobora batazi gufata abagabo babo neza. Cyambajije? Ninga kahe kantu uzi iyo ugiye kumuha cyangwa se mugiye kubikora udashobora kwibagirwa kumukorera nyine nga ka surprise uhora umukorera ariko nyine katuma atakwibagirwa no mu buzima? Okay, ikintu njya mukorera kitatuma nyibagirwa no mu buzima. Yesu. Hanze hari abakobwa bari kunyumva nyine batazanyiganya. Oya nyine bakwiga erega none sasuri ntumwa ya rubanda ushobora kugira kubigisha erega impamvu nonge banyiganye. Banyigane iyo nta kibazo. Mfite haraka nyine ndayiririmbira mbazanga inki nyine nanjye niyo mpamvu nangiye kuba ni nk'uririmbira ni televiziyo se. Uririmbira inki? Ndirimbira iki? Ndirimbira umugabo. Oya umugabo n'intuza se bihuriye? Nyine ndayiririmbira inki nyine boro. Yehe boro tubigire. Yehe boro bagamani hano wigira uri niga ariko ugerekana Yes we. Okay, buzu buryo nabivuga. Aya bivuga uko byumva. Tube tubyihoreye kabisa. Oya vuga. Tube tubyihoreye. Urayiririmbira? Ndayiririmbira. Inkoresho? Iyo ndirimbo Bera arayikunda. Kandi wamaze kumenya neza kayikunda. Yigiyemo araseka. Agaseka. Ugereranyije umaze kumanga amatura ngahe? Angahe? None se buri ukwezi kugira iminsi ingahe? Muri make mu kwezi muhamo nk'iminsi 15. Mu kwezi? Muhamo nk'iminsi 15. Turagera dusoza ikiganiro cyacu turagira ngo tubwire abanyarwanda cyangwa se twibwire baba boss baba bashaka gufatirana abakozi cyane abakora akazi ko mu rugo.
baba boss baba bashaka gufatirana abakozi bo mu rugo bashaka kubafatiranya bitewe n'ubuzima barimo ariko ntagire icyo babamarira kugira ngo dusoze ikiganiro tubisorezeho bagira inama ng'umwana w'umukobwa nawe ukora ufite akazi ukora. Okay, abakozi bo mu rugo akenshi na kenshi kubona boss aryamanye n'umukozi wo mu rugo nyirabuja babigezemo burangare. Gute? MTN ni 07 9 50 38 698. Naho Tigo ni 07 8 4 3 02. iba zose ziri WhatsApp. MTN ni WhatsApp. Ubwo abanyarwandakazi murabyumva rero kandi ibiganiro byacu murabizi nakagaruka kugira ngo tujye tubaha update. Uyu mwana w'umukobwa murumva ko afite inkuru nziza, inkuru nyine nuko we afite inkuru ye ukundu yayiremyemo kandi turabakunda cyane mwebwe mwakoze subscribe. Yego turabakunda.